niba se mukobwa ubwo buranga n'ikibero niba ari bwo bituma wiyemera, uribuka ko Vanessa yari mwiza kurusha, ariko ejo yakoze impanuka imwangiriza imiterere, none ubu ejo tuzajya kumushyingura. Ikiriho menya ko uburanga budahoraho, umenye ko n'umukecuru yigeze kubaho inkumi. Nubona avuka ihiye uzamenye ko igiye no kubora. Gira inama, isi ni gukomera amashyi uzarucaho guca bugufi. Abo muri kumwe mugendana mwirirwana, mwibuka ko ari bo banzi bawe. Ntuzi ugira ngo umwanzi wawe n'uwakore, ni uwo muri kumwe. Ni we wagusenya, ni nawe wakubaka. Ubu ngubu gusekera atabishaka, ni ugutwengera atabikeneye, ari ukukwereka ko muri inshuti. Uwo muri kumwe, abo bifuza kukubona uguye mu manga, amaso uca ubwenge, ubona inshuti za nyazo izazo. Umenye neza inshuti zawe za nyazo. Umwanzi ni wamumenya, inshuti yawe ntiwayimenya. Abo bose nabo muri kumwe, ibintu bimeze neza, n'abagiye baragaruka. Nta muntu ukwanga, niyo mpamvu bavuga ngo nta muntu ukwanga nuko ukenye. Nubona amafaranga uzabona bagarutse, abagiye bagarutse. Humura bazagaruka. Kugira umujinya w'umurangiranzuzi, aho numvise babaza umugabo wari umuhanga ngo umujinya icyo ari cyo, nawe arabasubiza ati umujinya ni igihano wowe wiha ubwawe mu gihe habayeho ikosa ry'undi. Umuntu ashobora kuterura ngo akubwire uko akufata, ariko ibikorwa bye bizabikwereka. Buriya magambo y'umuntu akwereka uwo yiyitawe, ariko ibikorwa bye bizakwereka uwo ari we ndetse n'umutima we. Umva rero wa muhungu, uwo muvuduko ufite wiruka ujya gutereta umukobwa, uwo muvuduko wawe ushyize mu murima w'ibirayi, wenda ko ibirayi byahenduka bikagera kuri 50, wenda ko kuri none twazirira ifiriti. Kwanga umuntu ntibizatuma Imana itamuha umugisha, inshuti yanjye, kuko umugisha w'Imana ugendera ku marangamutima. Inshuti yanjye, hari igihe ubwira umuntu ukunda akagira ngo umubuze wapfa, oya, bigatuma yumva yagukoresha ibyo ashatse kandi sikakuroba. Yaba wari uzi amarira y'ababyeyi bawe barira bagatukwa, bari kwinginga abakire ngo babahe akazi, ntiwakongera kubasuzugura. Ababyeyi mwubahwe kuko muri abantu b'agaciro. Ikosa rimwe wakora ku bantu bibagirwa 99 y'ibyiza wabakoreye. Kwihangana kuko niyo si dutuye. Ko wakwigira mwiza kose ukaduhisha ingeso zawe mbi ukora, icyo nzi cyo ni uko umutima wawe utarya ruswa. Ni ukuri wawe ntuzabura kugushinja ibibi byawe twe tutazi. Icyo nzi ni uko wakumvira umutima wawe inama ibyo umwaka. Nta muntu uzigera mbeshya ngo icyo mwifuriza uzamubere w'amata n'ubuki, kandi azorore inka n'inzuki, kuko uzamubera w'amata n'ubuki. Azorore inka n'inzuki. Sore, impamvu mwakubiswe n'iriya miziki yo mu mageto yanyu, kandi inote ntago niyo mpamvu mukenya. Inote ntizikunda urusaku. Wari wumva ingoma muri banki?
umutima mwiza w'abakobwa bavutse mu 1995 kugeza 2003 baba bafite, ariko twa Nyiramana twavutse 2004 aha sinshaka kwiteranya shwida. Ese mwana so niba udafite amayinite wabwiye uwo mukobwa ko nta kintu ufite ukareka kwiyamamaza? Magara MTN ni ubuntu bamugusubiza, ibeshye ngo nta mayinite ufite. Oya nako wivuga ngo nta kazi kenshi, wavuze ko nta mayinite ufite ukareka kwihagarara. MTN ikamukubwira ko ukimukunda ukareka kumara ibyumweru 2 utamuhamagaye, ufite ubwoba ko azagusiga. Umutima wifuza unanirwa, ariko umutima ukunda urihangana. Abasore muri rusange bari barashyize amafoto y'abakunzi babo muri profile, bari barashyize amazina y'abashiri babo ariyo password pin. None ubu bakaba batakivugana barashwaye. Nihangane ngaho intare niyongera. Umva musore, ukunda umukobwa wazayimubwiye ukareka kubona ifoto ye ukayisomesha, ukareka kwirirwa ubwira wa urambira wabimubwiye ko umukunda. Umva iyi mvugo ikunda gukoreshwa ku bamama bacu, wagateka wamubaza ngo sema kutarya, akababwira ngo nimurye njye nahaze. Iyi mvugo y'ikinyoma ikoreshwa na bamama bacu kubera ko abona itari bikeya, kubera ko yariye kugira ngo akemera akarya ibyo ushikaje. Tubahe respect. Ni igihe ibiryo biba bidahagije kandi mugomba kurya mugahaga, agahitamo kubabwira ngo murye njye nariye. Niyo mvugo y'ikinyoma. Nkeka ko urukundo rw'ubu rusigaye rumeze nka birthday. Iyo keke ishije, iyo keke iriwe, urwo ruba rurangiye. Iyo keke imaze kuribwa biba birangiye. Agakomana yanjye ngaho sinari niyongerera. Bamuvandi ntukabone umuntu ngo wifuze kuba nkawe, nuko turi mu isi yaho duhisha akababaro kacu inyuma y'eko zacu. Urifuza kubaho nkanjye, ariko burya nuzi uko mbayeho ushobora gusanga ari njye ubayeho nabi gukuruta ubuzima bubayemo. Wifuza kubaho nkanjye, ushobora kubona mfite ibintu ariko nta mahoro mfitemo. Ariko nawe ujya ubona urukundo rw'iyi minsi usigaye rugoye. Nta mafaranga nta rukundo, nawe urabyumva, kandi ubwo utekereza ko uri inshuti ye. None se iyo ukamwandikira kuri telefone, ukamwandikira WhatsApp, ukamwandikira kuri Facebook, ukamwandikira Instagram, akanga kugusubiza, ariko wapostinga kuri stati akayireba mbere yawe, utekereza iki? Ese ubwo mubona kuri guhatiriza bidashoboka? Mana ndagusabye ngo ujye wumva n'aba bandi bagusaba ibyo kurya babibone uwo munsi. Mana iyi minsi iragoye, ndeberere imbere yanjye. Ngo basore, ikibi cyo kuba single nuko uwo muganiye wese agira ngo wamukunze.